Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku muntu ufashe inguzanyo mu mafaranga y'amanyamahanga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Amategeko agenga inguzanyo muri Islam asaba ko icyo umuntu yafashemo inguzanyo ari cyo yishyura. Asaba ko icyo umuntu yafashemo inguzanyo ari cyo yishyura. Nta nubwo byemerwa ko umuntu afata inguzanyo muri kimwe ngo asabwe kuzishyura ikindi keretse hashingiwe ku giciro cyacyo uwo munsi yafatiyeho inguzanyo. Urugero, niba umuntu afashe inguzanyo y'amadolari 1000, ku munsi idolari rivunjaho 1000, uwo munsi akumvikana nawe ko azamwishyura amanyarwanda miliyoni ari ihwanye n'icyo 1000, ahangaha biroroshye. Usibye ko amenye batanga inama yuko ibyiza agenda akayavunjisha, hanyuma ayo ngayo afashe akaba ariyo yitwa ko ariyo y'ideni ahawe kugira ngo bizamworohere kuryishyura. Naho ubusanzwe iyo ayifashe mu madolari abasabwa kuzaryishyura mu madolari, kabone nubwo iryo faranga yafashemo ideni ryazazamuka cyane cyangwa se rikagwa cyane, ibyo byose ntacyo bihindura iyo ubwoko yafashemo aribwo azishyuramo. Naho iyo azishyura mu bwoko butandukanye, nkuko nabivuze, uwo munsi yafatiyeho ideni niwo munsi urebwa igihe agiye kwishyura. Naho iyo yafashe urugero ideni mu manyarwanda, hanyuma umunsi wo kwishyura agashaka kuryishyura mu madolari n'urugero, icyo gihe ahangaha areba igiciro cy'uwo munsi agiye kwishyuriraho, hanyuma ntago kwishyura ko byemerwa keretse iyo impande zombi zibyemeranyijeho. Ni ukuvuga ngo uwagurije amafaranga iyo yemera ko agiye kwishyurwa mu madolari kandi yaragurije amanyarwanda, hanyuma iyo bimeze bityo, icyo gihe harebwa igiciro cy'uwo munsi agiye kwishyuriraho, hanyuma igiciro cyayo akaba ari cyo ashingiraho yishyura. Wallahu a'lam.